Yesu ashimwe bene data, ndashima Imana yongere kumpa umwanya ugana namwe ijambo ry'Imana. Uyu munsi twasomye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'imigani ibice 4 kugera ku bice 6 n'Abaroma ibice 8. Ni amagambo menshi kandi ni amagambo y'umugisha, ariko amagambo nifuje kubasangiza ni amagambo yari mu Baroma ibice 8 guhera ku murongo wa 5. Aravuga ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, n'abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo. Imana ishimwe cyane. Kuri karindwi aravuga ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo abakurikiza iby'umubiri ngo bita ku by'umubiri, ngo ariko abakurikiza iby'umwuka ngo bakita ku by'umwuka. Imana ishimwe cyane. Ariko ushobora kwibaza ati ese ikibi kirimo aho ngaho ni iki? Ariko baravuze hasi baravuga ngo umutima wa kamere utera urupfu, ngo ariko umutima w'umwuka ngo uzana ubugingo. Imana idufashe cyane. Icyampa uyu munsi wa none bene data, ni byinshi turi guca mu buzima butandukanye, ni byinshi tubayemo mu buzima turimo, ariko icyampa tukita ku by'umwuka mbere yuko twita ku by'umubiri ari ndetse na kamere. Icyampa tukita ku by'ijambo ry'Imana, icyampa tukita ku by'isi itagaragara kuruta uko twakita ku bigaragara turimo, iby'isi turimo uyu munsi. Icyampa tukita ku mirimo itagaragara kuruta uko twakita ku mirimo dukora uyu munsi iduha ubutunzi cyangwa igira ikindi kintu twinjiriza, ariko tukita ku bitagaragara bwa mbere, iby'umwuka. Imana idufashe cyane. N'iby'umubiri ni byiza, ariko twite ku by'umwuka cyane, ku by'umwuka ngo nibyo bitera ngo bizana ngo ubugingo buhoraho ngo n'amahoro. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 7 atubwiye ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, ngo kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Imana ishimwe cyane. Noneho harakomeza havuga ngo ku murongo wa 13 haravuga ngo ariko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nta kindi kintu gishobora kudushoboza kugira ngo twice ingeso za kamere. Nta kindi kintu dushobora kuzicisha, nta kindi kintu cyadufasha kugira ngo tuke kwita ku by'ibigaragara, ngo twite ku by'umwuka bitagaragara. Ijambo ry'Imana yavuze ngo nidukurikiza ibya kamere ngo y'umubiri ngo tuzapfa, ngo ariko nitwishisha umwuka ingeso za kamere tuzarama. Mu yandi magambo, umwuka w'Imana niwo wica ingeso za kamere. Umwuka w'Imana niwe wica ingeso zose z'iby'isi n'iza kamere mu mitima yacu, ngo kuko ngo nitumara ngo umwuka niwica ingeso zacu, ngo nitwicisha umwuka w'Imana ingeso zacu za kamere ngo tuzabaho. Imana idufashe cyane. Ngo kandi abayoborwa n'uwo mwuka bo nibo bana b'Imana, ngo kuko tutaha umwuka w'ububata dusubiza mu bwoba, ahubwo twaha umwuka uduhindura abana b'Imana, utakisha ati aba data. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ngo nta kindi kintu kidushoboza kwica ingeso za kamere kereka umwuka w'Imana. Ngo kandi hari igihe umuntu yibaza ngo nindeka ibi ngo bizagenda ukuntu, ngo ningenda gutyo nuko, ugasanga harimo akantu k'ubwoba. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ntabwo twaha umwuka w'ububata, ngo umwuka w'ububata ngo dusubiza mu bwonko, ubwo twaha umwuka ngo duhindura abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Icyampa uyu munsi wa none tugatera umugongo ibyari biduteye ubwoba. Icyampa uyu munsi wa none tugatera umugongo ibintu byose by'isi twari dushyizeho umutima cyane kurusha iby'ijuru, ahubwo tugatumbira Yesu wenyine, tugatumbira umusaraba, tukita ku by'umwuka kuruta iby'umubiri, kuko iby'umwuka iyo duhaye agaciro iby'umwuka kuruta iby'umubiri, umwuka niwe agaruka akatwigisha uko tuba mu by'umubiri neza. Imana idufashe cyane. Icyampa uyu munsi wa none Imana ikadushoboza, Imana ikatugira neza, ko niyo Mana yonyine ibishoboye, ndetse n'umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo ku murongo wa 17 aravuga ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhabwe ubwiza nawe. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana yatubwira yuko tumaze gukora ibyo ngibyo ngo tubaraganwa na Kristo. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana n'ubutware. Kristo yari kumwe natwe, umwuka w'Imana arahari kugira ngo adushoboze dutera umugongo ibyo by'isi duhanze amaso cyane, twite ku by'umwuka kugira ngo uwo mwuka udufashe no kugira ngo tube mu by'umubiri neza. Imana ishimwe cyane. ku murongo wa 25 avuga nyamara twebwe twiringira ibyo tutabonye tubitegereza twihangana ngo uko niko
n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu ko tutazi uko dukwiriye gusenga, ngo ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha imintu itavugwa. Imana ishimwe cyane. Wa mwuka twakomeje kuvuga w'Imana ngo niwe udufasha mu ntege nke zacu, no mu gihe byatunaniye, no mu gihe twumva tutabishoboye, no mu gihe twateye umugongo iby'umwuka tukita ku by'isi cyane, ngo niwe ngo udufasha mu ntege nke zacu, ngo tutazi icyo dukwiriye gukora, ngo ntituzi gusenga. Imana ishimwe cyane. Icyampa uyu munsi wa none tugafata umwanzuro mu buzima bwacu, ibyo twaba turimo gukora byose, ibyo twaba byaratunaniye byose, uwo mwuka tukamwemerera akaza akadusengera, akadushoboza, akaduhindura kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka nk'uko ijambo ryayo bitubwiye muri uyu mwanya. Yesu abahereza umugisha. Icyampa uyu munsi wa none ukareba, ukibutswa, ugafashwa n'uwo mwuka kugira ngo akuyobore, akumenyeshe icyo wahawe umwanya kuruta ikindi. Nusanga atari umwuka w'Imana, wongere usubiremo uhereze umwuka w'Imana umwanya wa mbere, iby'isi byose biza inyuma. Yesu abahereza umugisha. Shalom shalom.